Ibihe bya mu gitondo na nimugoroba ni ibihe umuntu akwiriye kwitondera kugira ngo arusheho gusigasira ubuzima bwiza. Amakosa abantu bakora muri ibi bihe bya zahabu niyo abamugaza ugasanga indwara zarabahinduye ibisenzegeri. Umunyabwenge cyangwa umuntu ushaka gusigasira ubuzima bwe neza akwiriye kumenya ibyo yakora haba mu gitondo na nimugoroba, akamenya n'ibyo yahazibukira. Uyu mwitozo umwe rukumbi wamutamiriza ubuzima butarangwamo indwara n'imwe. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Ni kenshi bakubwiye ko ubuzima bwiza ari bwo butunzi nyakuri. Udafite ubuzima bwiza nubwo waba utunze urufito rwinshi cyangwa utunze imiturirwa ntibyakubuza kurara uri kuraguriza uburyamo. Mu gihe mayibobo ifite ubuzima bwiza yaryama munsi y'iteme igasinzira neza cyane. Igishoro ni ubuzima buzira umuze gusa. Ibi abantu hafi ya bose barabizi ariko ntibazi icyo bakora, nuko bakubahiriza amahame agenga ubuzima bwabo. Niyo mpamvu uyu mwanya nshaka kubasangiza amabanga mwajya mugenderaho nimugoroba mugakira indwara mwari mwirirwanye. Reka mpere ku makosa abantu bakora mu gitondo. Kujya ku kazi utariye. Iri ni ikosa rikorwa n'abantu benshi. Bazindukira mu mirimo yabo bakirengagiza kugira icyo barya kuri iyi saha umubiri wabo uba ukenereyeho ibyo kurya kuruta andi masaha yose. Ni nk'uwafata imodoka akayihagurutsa muri gare atayinywesheje esanse. Igihagurukira kwama. N'umuntu nuko. Nubwo umubiri utabimwereka vuba, wangirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kutanywa amazi ukibyuka. Amazi nicyo kinyobwa cya mbere kibasha gusukura umubiri wacu neza. Akwiriye kunyobwa habura amasaha menshi ngo turye, cyane cyane mu gitondo tukibyuka na saa sita tutararya. Abahanga bavuga ko kunywa amazi neza byoza ingingo zose z'umubiri zikagwiza ubutaraga. Amazi meza ya mu gitondo ni amazi y'akazuyaze. Waba utarwaye igifu ugakamuriramo indimu, cyangwa waba utarwaye diyabete ukavangamo ikiyiko cy'ubuki. Umumaro w'aya mazi ni ukugabanya ibiro, gutera ubushake bwo kurya, kumva utiremereye, koroshya no gukiza kuribwa n'umutwe, gukiza neza uburwayi bwa constipation. Hashize nk'isaha umaze kunywa aya mazi, uhita ukenera kujya mu bwiherero. Mbega byiza! Unyoye aya mazi hashira isaha ukarya ibyo kurya watetse neza. Uyu mwitozo wagukiza indwara ibihumbagiza. Noneho mureke tugere ku makosa abantu bakora nimugoroba benda kuryama akabatera indwara nyinshi zibaheza ku gasambi. Kuringanira n'ameza bumaze kwira. Iri kosa rikorwa n'abantu batari bake. Uko birengagiza kurya mu gitondo niko bakora amakosa yo kuringanira n'ameza bumaze kwira. Kurikije inyigo z'abacurabwenge, rifuti niryo soko y'indwara ibihumbagiza. Siyanse za yoga na jainism zihuriza hamwe ko imbaraga zo gutunganya ibyo kurya zibarirwa ku mirasire y'izuba. Izuba rikiva nibwo umubiri uba ufite imbaraga nyinshi zo gutunganya ibyo kurya. Iyo rimaze kurenga riba ryarenganye n'imikorere yose y'igifu. Ikibabaje, aya masahani y'abantu baringaniriraho n'ameza, kandi kubabwira ko bibakenya nta wakwirushya gutega amatwi. Mbega ibyago! Igikurikiraho ni ukuribwa n'umutwe byatwibanire, kurara mu nzozi mbi, kubura apeti, kubura ibitotsi, kubyuka wavunaguritse, udashaka kurya, udashaka kuvuga, gukora imirimo ushinzwe uri kwinekera, kubyukana amavunane y'ubwoko bwose. Mwimenyereze kurya mu gitondo na saa sita cyangwa hagati ya saa sita na saa cyenda, nibwo muzaba mushinze umusingi mwiza w'ubuzima buzira umuze. Bivugwa ko abacurabwenge b'Abaroma n'Abagiriki ba kera baryaga kabiri ku munsi gusa. Aha ni mu gitondo no ku gicamunsi. Barangwaga n'ubwenge bwinshi.
nibo bashinze imfatiro z'ubuhanga tugenderaho uyu munsi. Bari abanyaburanga n'abanyambaraga nyinshi, baramye imyaka myinshi yaranzwe n'imiruho n'imihati, ariko isasiwe n'ubuzima bw'inziramuze. Njye navuga kuriye kuri aya masaha kandi ukarya ibyo kurya biringaniye, nta ndwara yakwegera umubiri wawe. Nubwo waba ukora ibintu byinshi, ntushobora kunanirwa ubusabusa. Irindi kosa abantu bakora nimugoroba ni ukunywa ibinyobwa bitandukanye. Iyo twiteguye kuryama tuba dukwiriye kwirinda kugira ikintu na kimwe dushyira mu kanwa. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko ibinyobwa byose bikwiriye kurangirana na saa 10, waba intwari cyane bikarangirana na saa 9. Kunywa ibinyobwa nimugoroba cyane cyane bikorana mvaruganda, ariko nubwo byaba ari bizima nta kindi bituma rero usibye kuremereza impyiko n'ibindi bice by'urwungano rw'inkari. Ntibitwemerera gusinzira neza kuko turara dusura ijoro tugiye kwihagarika. Ikinyobwa wagenekereza kunywa nimugoroba habura amasaha menshi ngo uryame ni amazi cyangwa umuti runaka, naho ibindi mukwiriye guca nabyo uko biri niba mushaka ubuzima bwiza nshuti zanjye. Ubwo nacukumburaga ibitabo bivuga ku mabanga aranga inzobere z'Ubuhinde mu by'ubuzima, naguye ku ncabwenge yitwa Sadhguru Sachideva. Iyi nditi mu nkora zikoma ku buzima buzira umuze iracyariho kugeza n'uyu munsi. Iyo Sadhguru aganiriza abantu birebana n'ubuzima, aterura amagambo agira ati: niba mutarya ibiryo byinshi muri abanyamugisha. Abantu benshi barya 2 ku munsi, njye ndya 1 ku munsi nyuma ya saa 9 ho gato, kandi ndya ibiryo biringaniye. Sinishimira kwicara imbere y'isahane ngo mpakire igifu cyanjye. Ndya ibiryo biringaniye, ndya ibiryo bihagije nyuma ya saa 9 ho gato, nkongera gutegereza umunsi ukurikiyeho. Murabona mbaye iki? Umubiri ugwiza umutuzi y'igifu kiri mu busa. Ntako bisa. Iyo muryagagura imyanda yuzura mu mubiri, maze ibibazo byinshi bikabanyagira nk'imvura y'amahindu. Ubuvuzi bwose budashingiye ku kubuza abarwayi bibatera indwara no kubatungira urutoki byatuma bazikira ni igipindi. Uramutse warabayeho mu gihe cya Hippocrate, sogokuruza w'abaganga bose, nta wundi muti yari kukurangira waruta gukoresha neza ibimera mu butaka no kukubuza ibishobora kugutera indwara cyangwa ibyazigutera. Uhuye n'umuntu inzoga zangije, nkeka ko nta wundi muti wamurangira waruta kumuca ku nzoga. Indi miti yose wamurangira yaba ari ukumushyeshyenga. Muramutse mugeze mu bigo byacu mwasangamo abantu barangwa n'imbaraga nyinshi. Aba barya 2 ku munsi, mu gitondo na nyuma ya saa 6 gusa. Aya ni amagambo yayanditse yitwa Sadhguru Sachideva. Umva uko akomeza agira ati: mbega ukuntu abaganga benshi bambwiye ko bazicwa n'indyo nkene, bazarwara izi ndwara na ziriya. Mwari mukwiriye gukora gutya na gutya, kuriya na kuriya. Igitangaje, njye ndya 1 ku munsi buri gihe. Ifunguro rimwe rirampagije, setu. Ariko abaganga barambwira ngo Sadhguru, muriyica, mukwiriye kurya buri masaha 4. Nkabasubizane, mundekera amahoro ntacyo nzaba. Kandi muri iki gihe kaminuza ikomeye yavumbuye icyo bita kwiyiriza ubusa igice buri munsi, intermittent fasting. Kugena amasaha udakwiriye gufatiraho ibyo kurya buri munsi. Basanze kurya 2 ku munsi ari cyo gisubizo umuntu akeneye ngo agire ubuzima bwiza. Ibyo bavumbuye batanzeho amafaranga menshi, nibwo buzima tubayeho. Ufashe amasaha 16 ntugire icyo urya buri munsi, dayimoni z'indwara zose zaburirwa irengero. Indwara nyinshi zo mu mubiri no mu mutwe ndetse na kanseri waca nazo kubiri. Mwari muzi ko kanseri iterwa kandi gatungwa no kurya buri kanya. Iyo hagati y'ifunguro n'irindi haca amasaha 8 kandi ukaryama ushonje, kanseri irikiza. Njye ubwanjye niboneye abantu ibihumbagiza bakijwe no kureka kuryagagura bakiyemeza kurya 2 ku munsi gusa. Mu kigo cya yoga nta munebwe wasangamo. Ahagana mu masaha 9 z'amanywa nibwo baba bashonje cyane. Aya niyo masaha meza yo gufatiraho ibya nyuma ya saa 6. Mwari muzi ko umubiri n'ubwonko bikora neza iyo mu gifu harimo ubusa. Iyo urya 2 ku munsi, ibiryo bibasha gushira mu gifu nyuma ya buri masaha 3, maze ukabasha kugira umugisha wo kuryamana inzara buri munsi. Usinzira neza kandi ukabyukana imbaraga nyinshi. Abantu bibwira ko batasinzira neza baryamanye inzara, ariko nibwo basinzira neza. Muramutse mukoze ingendo nkora buri munsi,
ibitotsi byabicira mu ntebe mwicayeho murya buri kanya, ariko njye ndya kuri gahunda iboneye. Icyatuma mugwiza ubuzima bwiza ni ukurya 2 ku munsi. Njye nahisemo kurya 1 ku munsi kandi ntacyo bintwara. Njya nyuma ya saa 9 ho gato ngategereza undi munsi. Murabona mbaye iki? Icyagwiza umutuzo mu mubiri ni igifu kirimo ubusa. Ntako bisa, iyo muryagagura imyanda yuzura mu mubiri maze ibibazo byinshi bikabanyagira nk'imvura y'amahindu. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.